waruzi se ko n'itegeko ryo kuvuga ngo wagicucu gutuka umuntu ngo wagicucu ubwabyo ugomba kujya gihenoma ntago bishoboka ndigusomere ni nkuko na kamera idasaza buri umuntu uzabona umuntu w'umusaza hari abantu usanga bamaze gusaza mu by'ukuri hari ingeso mbi batajyamo kubera imyaka atari amahitamo yabo atari agakiza ahubwo ari imyaka akareka kwambara mini kubera ko umubiri watangiye gukoba noneho ugasanga umuntu ni umusaza rukokori ariko ugasanga afite utuntu tw'utugambo tw'udushegu. hari nigeze njya gusenga ahantu umupastori arangije yigisha avuga umusaraba atangira bivuga neza avuga ko Yesu yapfuye avuga ko yapfiriye ibyaha ariko arangije aravuga ngo abagabo bose nguzi wese ko afite ubwanwa haguruke turahaguruka nubwo ntabwo ari bukeya turahaguruka tumaze guhaguruka ahita avuga ngo mutanyeganyeze kora mu mufuka ayo ufitemo yose ayo ufite kuri mobile money yose tanga ubuhoke none ese umuntu aramusatanze muri ubwo buryo yabasha kubohoka agakira umujinya w'ibyaha abameze nk'umuntu warumva gushora ebyiri yego gushora ebyiri no abameze nk'umuntu wagize gutya igisambo cyiza mu mufuka wundi kigakuramo amafaranga uwo nguwo abari kwiba abari kwiba abantu kandi abo bantu nabo nibatamenya ubwenge bareke babarye ariko na Bibiliya yavuze kuri abo bantu bagira aravuga ngo abo ngabo nyine imana yabo ni inda urumva rero hari abantu benshi nanjye hari uwigeze kuza aravuga ngo abantu bigeze gusambanaho ngo bamenye ko ngo iri hasi ku nyanja ngo hariyo abana babo ngo Yesu naza ngo abana bazaba bari kubarega ngo none ngo buri wese atanga ifaranga ngo kugira ngo Imana ijye kwica bari abantu baririye kubwira umunyabyaha ngo nareke ibyaha ni nko kubwira ihene ngo niguruke turi abanyabuntu. Yesu ashimwe turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muri kumwe na Pasteur Nshimyumurwa muri kumwe n'umuvugabutumwa Byiringiro Innocent. Tubahaye ikaze rero iyi ni channel Umugisha Wacu TV turabasaba kugira ngo mujye mukora subscribe share and comment yego turi abanyabuntu nubwo bwose ijambo ubuntu ryabaye igitutsi ariko twebwe turi abanyabuntu mu buryo bw'ukuri kwa Bibiliya yego rero turabinginga kugira ngo abafite inyota yo kugira icyo bumva ku buntu ni karibu muzumve ikiganiro mukirangize kandi Imana ijye ibaha umugisha sawa Yesu abaha umugisha. Hanyuma rero mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge reka dusabe umuvandimwe wanjye uri aha ngaha abanza asenge kugira ngo tuze gukomeza. Yego senga Imana data wa twese wo mu ijuru Mana y'imbaraga nyinshi Mana y'ubushobozi mwami se w'umwami wacu Yesu wowe wagennye kera ukatugenera imigisha tuzaba tugenderamo umunsi umwe waricaye uratekereza uravuga ngo tuzabaho turabera n'abaziranenge tutagaba mu maso yawe turagushimiye kubw'uburinzi bwawe bwiza kubw'ubuzima bwacu urinze twebwe bwacu n'abadukurikiye bose habwa icyubahiro Mana. Rero tunejejwe n'uyu mwanya dufashe wo kugira ngo tuganire n'abantu bawe abantu waremye tuganire ubutumwa bwiza ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira. Turasenga mu izina rya Yesu ngo uyu mwanya imbaraga z'umwuka zimanuke zibane natwe kandi zigere kuri buri wese udukurikiranye urimo kutwumva ubutumwa bwiza bugira imbaraga bugira ijambo bugire icyo buhindura mu buzima bwe. Iki kiganiro na uzagikurikira wese ari uri bugikurikire nonaha ari uzagikurikira n'ubutaha wese kizagira impact kigira mu bugingo bwe. Turagushimiye rero ko atanze umwana w'ikinege akaza gupfira bari mu isi barembejwe n'ibyaha akaza gupfira bari kure badafite uko bajya gutanga ibitambo n'abafite uko babitanga batari bashoboye kubigwiza. Urangije uravuga ngo nze mbapfire nongere mbaho ubugingo. Uyu munsi turi abanyabugingo tukaba dushima ko twabaye abera twabaye abaziranenge. Mwami tugwaye icyubahiro
rero ikiganiro tugiye kugira twese utuyobore ubane natwe kandi udutekerere ibyo tugomba guhereza abera bawe, uhabwa icyubahiro, ibyo tugusabye byose ubiduhaye n'abera bose mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko rero nabivuze, turacyabaha ikaze n'ubundi muri iki kiganiro. Njyewe uvuga nitwa Nshimyumurwa Eric, ndi umupasiteri. Reka mwene data nawe yivuge. Murakoze. Nanjye nitwa Byiringiro Innocent, ndi umuvugabutumwa bwiza, ubutumwa bwa Yesu Kristo. Kubera iki wongeyeho bwiza? Ubutumwa bwose ntabwo ari ubutumwa bwiza. Hari ubutumwa abantu batanga, bavuga ubutumwa benshi ku dututi, birakoreshwa biravugwa, bari gutanga ubutumwa butari ubwa Yesu Kristo. Nkaza nkajya ku gatuti nkavuga ubutumwa bwanjye, nkavuga amateka yanjye. Nkaza nkajya ku gatuti nimvuga Morodekayi, nkavuga Hamani, nkamuvuga nko mu bwanzi bw'abantu gusa, bikarangirira aho ngaho ntabihuje na Yesu Kristo. Ntabwo nzaba mvuze ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni inkuru nziza y'agakiza ku bantu bose. Hanyuma se ni ubutumwa bwiza, iyo umuntu avuze ngo aravuga ubutumwa bwiza, ni ibiki bibugize? Ese ni ibihe bice bigize ubutumwa bwiza? Yego, ibice bigize ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza burabanza bukerekana umuntu icyo ari cyo, umuntu uwo ari we, umuntu ubwe intege nkeya afite. Ubundi umuntu ubwe ni umunyabyaha. Hari abantu benshi batemera ko umuntu ari umunyabyaha. Hari abahanga bagiye bavuga ko umuntu ngo l'homme est né naturellement bon, ngo la société lui a corrompu, ngo société yaje kumuhindura, yaravutse ari mwiza, ariko ni ikinyoma cyambaye ubusa. Bibiliya yerekana ko umuntu yavutse ari mubi. Ubutumwa bwiza rero igice cya mbere bwerekana umuntu ko ari mubi. Igice cya kabiri bukerekana ikibasha gukiza umuntu. Ikibasha gukiza umuntu nta kindi ni umusaraba. Ubutumwa bwiza iyo butavuze umusaraba ntabwo bwaba ari ubutumwa bwiza. Ivuga umusaraba, bukavuga gucungurwa, noneho hanyuma bukavuga n'ikindi gice cya gatatu cy'imibereho, noneho iyo wamaze gucungurwa, uwo wamaze kwitwa umukiranutsi, ese abaho gute, agenda gute, amera gute, amaherezo yo nayahe, ese ibyo yiringiro bye bigana he? Hari abantu rero bahisemo ubundi ubutumwa buvugirwa ku dututi cyangwa se mu nsengero nyinshi bugizwe n'ibice bigera muri bitatu. Igice cya mbere ni abantu bahisemo kuvuga imbaraga z'Imana, kuvuga Imana yambutsa abantu inyanja itukura, kuvuga Daniyeli mu rwobo rw'intare, hanyuma bikarangira batavuze Kristo. Hakaba n'abandi nabo bahisemo kutagira icyo bavuga ku bijyanye no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Batinya ko ngo ahari ngo umuntu niyizera ko yababariwe ngo bizatuma akora ibyaha. Cyo ni ikinyoma. Abandi nabo ni abantu bavuga gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, hanyuma bakavuga ngo Yesu yarabirangije, abantu nibashake basambane, dukora ibyo dushaka, abantu nibashaka banywa amayoga basinde. None mu by'ukuri wowe ni iki wahisemo nk'umuvugabutumwa? Ni ubuhe buryo wahisemo kwigisha? Yego, uburyo nahisemo kwigisha sinange wabuhisemo, ahubwo uburyo bwa Kristo yagennye. Ubundi Bibiliya igira ibice bibiri, igira isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ibitabo 39 byose byo mu isezerano rya kera, kuva ku itangiriro ukageza muri Malaki, hose hahanura Kristo, havuga Kristo uzaza. Noneho hanyuma y'ibyo ngibyo ibindi bice byose, ibindi bitabo byose bikurikiyeho by'isezerano rishya bihamya Kristo. Noneho isezerano rya kera ryaramuhanuye, muri shya yaraje, ubu ngubu arahari. Rero ubutumwa bwiza, iyo umuntu agiye akajya kuvuga ukuntu nyego abantu bambutse inyanja itukura, akavuga ukuntu abanzi bari bugwa imbere yawe, akavuga ukuntu bugiye kubona visa, urabizi ubutumwa bwa prosperity buramamaye hose, abantu bari kuvuga ibitangaza n'ibiki ibitangaza. Ariko Yesu Kristo yajyaga atanga imigati kugira ngo abone uko ahereza abantu ubutumwa. Ubwo butumwa bwiza rero nubwo kwemera ko njyewe natsindishirijwe no kwizera, nta kiguzi ntanze, nta mwene wacu muri ministeri umvugiye, nta mubare w'amafaranga njyewe nishyuye, nta kintu na kimwe nkoze,
ubutumwa ni impano y'Imana ngo yaraje Yesu Kristo mu Befeso ibice 2:8 turaza gusoma. Yego haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri mwe, nta nubwo byavuye ku mbaraga zanyu, Imana yabibahereye ubusa irangije ibunga n'Imana. Ubwo butumwa nibwo rero tujyana yuko ubwo twebwe twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ahubwo iyo tumaze kwakira ubwo butumwa bwiza butwigisha kureka gukora nabi, butwigisha kureka gukora ibibi, twera imbuto zo muri Kristo kuko dupfana na Kristo tukazukana na Kristo. Nkuko nari nabivuze, hari izindi nyigisho nari nibagiwe, ni inyigisho z'amategeko zibwira abantu kumvira amategeko kugeza ubwo bagiye mu ijuru. Yego. Ariko mu by'ukuri amategeko ni meza, amategeko ni meza, ariko nta wundi mumaro w'amategeko ni ukugira ngo atsinde umuntu, amwemeze ibyaha bye, akanwa kose kazibwe. Niyo mpamvu rero ngira ngo tubanze turebe ni gute umuntu yaguye, ni gute umuntu ari umunyabyaha. Reka dusome Zaburi 151, Zaburi 151 igice cya umurongo waho n'uwa 7. Haravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Ubwo umubiri wose ni icyaha. Bakunda kuvuga ahantu henshi ngo agahinja ngo nakamarayika. Oya, nakanyabyaha gato. Kandi umenye ko kamere ntikura. Buriya hakuru uyu mubiri. Yego. Noneho ariko kamere yo ntikura, hakura umubiri gusa. Ni nkuko na kamere idasaza. Buriya umuntu uzabona umuntu w'umusaza, hari abantu usanga bamaze gusaza mu by'ukuri, hari ingeso mbi batajyamo kubera imyaka. Atari amahitamo yabo, atari agakiza, ahubwo ari imyaka. Akareka kwambara mini kubera ko umubiri watangiye gukoba. Noneho ugasanga umuntu ni umusaza rukokori, ariko ugasanga afite utuntu tw'utugambo tw'udushegu. Ikikwereka ko kamere iracamurimo ni uko umubiri washaje. Umubiri warashaje ariko kamere yo iracyari nshasha. So rero umuntu avuka ari umunyabyaha. Katwongere dusome n'aha mu Baroma igice cyaho cya 5. Ibi byo kuvuga ngo umuntu ngo ni umunyabyaha kubera ko yibye, ni umunyabyaha kubera ko yasambanye, ni umunyabyaha kubera ko ikindi, izo ngizo ni imbuto z'icyaha. Umuntu atarakora ibyaha, ibyo twita ibyaha, aba ari umunyabyaha mu maso y'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu avuka ateye umugongo Imana, avuka aciriwe igihano cyo gupfa. Mbese bimeze nk'uko umuntu yaba ari mu rukiko. Yego. Nuko nyundo mukuru, umushinjacyaha mukuru, yarangiza agateraho inyundo akavuga ngo urakatiwe. Umuntu wese aravuka akatiwe urwo gupfa. Ni kimwe nuko umuntu yavukana ubwandu. Yego. Umubyeyi yakoze ibyaha, hanyuma umwana we akavukana ubwandu. Niko bimeze kuri bene Adamu. Hano baravuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Nuko ngo hari umuntu wakoze ibyaha. Yego. Ariko muri we harimo abantu bose bari ku isi. Uwo muntu se ninde? Adamu. Hari Adamu muri Edeni. Yes. Muri Edeni, umugabo wa Eva. Yego. Yakoze ibyaha, nuko bibarwa ku bantu bose. Nuko ngo nanjye narindi muri Adamu. Ko nawe uri urubyaro, uri umwandu wa Adamu. Yego. Nanjye narindi muri Adamu. Nanjye nawe wari urimo, n'undi twumva yari arimo, n'undi uzavuka yari arimo. Nawe wari urimo. Yes. Rero uvuka wese avuka n'ububi. Wese avuka yanduye, avuka ari umunyabyaha. Yes. Urabona ko rero muri Adamu, muri Edeni. Ariko ikintu kibinyereka nk'agahinja kajya konka kagashinganyira iryinyo, kandi nta muntu bikabwirira. Kakira agahinja. Kakagira uburakari ari gato. Umuntu ni umunyabyaha, umubiri wose urembejwe n'ibyaha. Umuntu ni mubi. Ubwo rero hariya muri Edeni bamaze gukora icyaha,
bahise biremera ubucocero babonye ko bambaye ubusa kandi kiriya giti bariyeho ngo cyari igiti cyo kumenyekanisha ibibi n'ibyiza. Niyo mpamvu mu muntu harimo gukora ibyiza n'ibibi. N'abari abantu uri kubona bari kwica abantu hariya bifitemo namo ibindi bintu byiza muri bo, hari n'uwo bageraho bakamugirira imbabazi. So rero umuntu uri ku isi wese hari ukuntu rero umuntu azi gukora ibyiza ariko nibiba bizi none yasenga yaza imbere y'Imana agashaka kuyizanaho bya bindi byiza none biriya bibi byo birajya. Ako se pastor hari ikintu nakubaza gatoya. None umuntu witwa imfura mu Kinyarwanda, Kinyarwanda gisanzwe imfura nico myiza, uriya muntu hari igihe usanga ari we ucumbikira ababuze aho barara, asura abantu mu magereza, agira ati uriya muntu ntabwo ari umukiranutsi. Mu yatarabitsaremwe gisa muri Kristo, uwo muntu nubwo yafashe imfubyi zingana iki, nubwo yafasha abapfakazi bangana iki, nubwo yakora imirimo myiza gute, mu yatarabitsaremwe muri Kristo ubu nguwo yarimbuka. Kandi yarasuye abantu mu magereza, kandi yarasuye abarwayi, kandi yarakoze imirimo yose imwe dushima ko ari myiza, society ishima ko ari myiza, yitwa imfura. None se nirihe tandukaniro kugira ngo tubi clarifying neza, nirihe tandukaniro riri hagati y'umukristo n'imfura, umukiranutsi n'imfura? Yes, imfura ni umuntu umeze neza muri society, uvugwa neza, ukora ibyiza, ariko atabitewe nuko ari icyaremwe gishya, atabitewe n'ubukristo, we akaba yiremera gukiranuka kwe. Yes. Uzabona umuntu napfa. Hariho gukiranuka se ku muntu ku giti cye nuko utari ku muntu cyane. Abafarisayo bari barihimbiye gukiranuka kwabo batanga icyacumi neza. Batangaga icyacumi kugeza ngo nubwo inkoko yatera amagi 10 bagakuraho igi rimwe, bahinga akarima k'igikoni dodo bagakuraho icyacumi. Ariko Yesu aje arabareba aravuga ngo mwihimbiye gukiranuka kwanyu. Ukurababwi yarabwiye ngo mwandyarya mwe muza neza igikombe inyuma ariko imbere ari umwanda, mumeze nk'imva isizingwa neza inyuma ariko imbere ari inyo gusa. Rero hari ugukiranuka k'umuntu hakaba no gukiranuka kw'Imana. Kugira gukiranuka k'umuntu se ni kumwe kuvugwa muri Yesaya ibice 64. Tuhasome ibice 64 umurongo wa 5. Yesaya ibice 64 umurongo wa 5 no wa 6. Yego. 6:4. Havuga ukuntu ngo gukiranuka k'umuntu ku giti cye yishakiye. Nahageze. Ari uko yemera ubucocero. Twahageze. Kuko twese twahindutse abanduye. Kandi n'ibyo dukiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara. Dukiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara ufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi. Tugwe hasi. Kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Kutujyana hirya no hino. Yes, nukuvuga ngo rero hari umuntu w'umunyabyaha ariko uzi gukora ibyiza. Abayiremera rero ibicocero. Yego. Aragenda agakora neza, akavuga ngo nge nagerageje, ndabyibuka twayaga tubikora kera, ukapanga ukavuga ngo reka nze ngewe ngire ntya, warangiza ugasigara ugira tukavuga ngo noneho ngewe ndi intware nshoboye gukora iki? Bivuga ngo mu ijuru Imana biri kuguhema. Mbese uramutse ugeze ku marembo y'ijuru, Imana ikakubuza ngo Inosa, urashaka ko ninjira mu bwami bwanjye? Ko winjira mu bwami bwanjye? Ukavuga ngo yego, ikakubaza kuki? Ko ngo ndashaka kwinjirayo kuko narahakoreye, natanze icyacumi, narabonetse neza, nagize ute? Imana izakubwira ngo toa kuko utabyaho ubwa kabiri. Noneho kwa gukiranuka kwawe wowe wihimbiye uko nguko nta kintu kubwiye Imana. Nuko ngo nimba ugeze ku marembo y'ijuru, nukuvuga ngo urukora umurimo utari wawe, urukora umurimo wabera utaraba uwera. Niba ugeze ku marembo y'ijuru ugomba kuba ufite rwa rwandiko. Rumwe rwa wa mugabo agiye adafite nta bwenge. Urwandiko rudahabwa n'itorero. Nta representa waruguha, nta bishop waruguha, nta apostle waruguha, ni rumwe umuntu arubonera ku musaraba. Kubabarirwa ibyaha. Ese umuntu ugerageza kubahiriza amategeko, hari amategeko 10 yatanzwe n'Imana ku gihe cya Mose, nyuma y'imyaka 430
uhereye kuri Aburahamu. Hanyuma y'ibyo ngibyo ariko mbere yaho amategeko ntabwo yigeze atwara Aburahamu, amategeko ntabwo yigeze atwara Enoki, amategeko ntabwo yigeze atwara bari abantu ba mbere y'icyo gihe bose. Yewe na Yakobo ntiyamutwaye, yewe na ba Yosefu ntabwo yabatwaye. Amategeko yaje bari mu butayu. Hanyuma amategeko azaje kwerekana icyo umuntu ashoboye, yerekana icyiza k'umuntu. Ese umuntu ubasha kubahiriza ariya mategeko akagira yabagize gukiranuka kwe, ese ubundi yashobora kuyubahiriza cyangwa? Amategeko ni meza ariko ikinashinzwe ni ukudutsinda. Hari umuhungu umwe w'umukire yari yarubahirije amategeko kuva ari muto. Ikindi yari yiteguye gukora, yari umunyamafaranga. Azareza agatuza imbere ya Yesu, aramubwira ngo mwigishe nkuri iki kugira ngo njye mu ijuru. Hanyuma Yesu aramubwira ngo uzi icyo amategeko avuga, ntukibe, ntukice, ntugasambane. Aravuga ngo ayo yose nayubahirije kuva ndi muto. Hanyuma aramubwira ngo rero genda noneho rero ufate ubukire bwawe ubugurishe ufashe imfubyi n'abapfakazi. Ngo yumva ni ikintu gikomeye kugira ngo yongere asubire kuba umukene. Ngo asubire inyuma agenda ababaye. Nuko ngo Yesu yari ari kumureba mu mutima, asanga itegeko rya kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ntaryo afite, kandi ngo uwishe rimwe ngo abayatsembye yose cyane. Yakobo none ninde mukiranutsi uheshwa n'amategeko? Tawe rwose. Amategeko ni meza ariko aberewe kudutsinda kugira ngo tumanike yombi hanyuma dutsindishirizwe. Nicyo cyanditswe kiboneka mu Baroma ibice 3:19 kivuga ngo amategeko abwira abatwarwa nayo kusa kugira ngo akanwa kose kazime. Umuntu aburane ahere mu museke ageze nimugoroba atsindwe. Ariko hari abantu ngiye tuganira benshi bajya bambwira ngo njyewe ndi inyangamugayo, njyewe amategeko y'Imana niwe n'igihugu nta gihugu kitagira amategeko. Ntabwo bishoboka yuko umuntu yaba hatagira amategeko. Rero ngiye ku giti cyanjye amategeko ndayubahiriza. Kamubwira none ushobora kubahiriza amategeko yose ko kwifuza ntabwo ujya wifuza, kandi ngo wifuje nawe ngo bayatsembye cyane. Ukwifuza ubu ngubu ndamutse nifuje umubiri wawe yenda urabona uri munini kundusha, ubu nifuje kubyibuka ngo tayari uba watsinzwe. Kandi nishe umuntu. Ntubona abantu ugasanga umuntu ni mugufi ariko ahora mu nkweto ndende kugira ngo byibura yiyongereho. Ugasanga umuntu ni igikara arashaka umuti kugira ngo abe inzobe. Ni ukuvuga ngo itegeko ryo kwifuza ryamukubise hasi. Ni ukuvuga ngo hari n'umuntu w'inzobe nawe wifuza igikara wabuze uko abigenza. Hari umuntu muremure ugeze aho basesera akifuza ngo iyo bana narabaye mu gufika nasese kabisa kwifuza. Waruzi se ko n'itegeko ryo kuvuga ngo wagicucu, gutuka umuntu ngo wagicucu, ubwabyo ugomba kujya Gihenomu. Ntabwo bishoboka. Ndigusomere kandi gusomere kubwira umuntu gusanga wagicucuwe nta kintu kibi ukoze, ugomba kujya Gihenomu. None se uriya muntu nka biriya tubona bikuna abantu bari kwica abantu muri ibibazo birimo kuba muri Kongo na hehe, ugasanga bishe umuntu baramwokeje baramuriye ari umuntu mugenzi wabo. Uwishe umuntu n'uwabwiye umuntu ngo wagicucuwe bahanwa kimwe. Ni bamwe Bibiliya iravuga ngo hanze hazabimbwa n'abarozi n'abicanyi ngo n'abakunda kubeshya kandi bakabika. Amadini rero afite ukuntu atandukanye ibyaha. Ujye ubibona uwasambanye agomba gutengwa amezi 6 uwagiye amezi 7. Kandi kangubwira umuntu nubwo bakubibi ibihano abantu bakomeza gukora ibyaha. Kubwira umunyabyaha ngo nareke ibyaha ni nko kubwira ihene ngo niguruke. Ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Turabona se abantu bapfira mu buraya, noneho ugasanga yapfiriye mu buraya baramurasa cyangwa se wenda bamuteye ibirago ibyuma. Izindi ndaya zigenzi zazo iyo zaje kumushyinguraho ziba zirira. Abari iruhande iyo bazibonye bashobora kuvuga ngo bano bantu babonye isomo bura barabivamo. Ubwo barihana. Ariko kuko badafite imbuti bashoboza bagera hirya mu gitondo bakaba bisubiyemo. Nturumva umuntu ushaka kuva ku nzoga agahora anywa inzoga ya nyuma akamara umwaka anywa kanyuma. Noneho kanywa ya nyuma pe kubera iki? Nta mbaraga imutsindishiriza iri muri we. Rero muri make kuri iyi ngingo y'ubunyabyaha, Abaroma 3:23 bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bose ni bande?
ni abantu baremwe, ni ibyaremwe n'abari ku isi bose, n'abariho n'ababayeho n'abariho n'abazaba. ni ukuvuga ngo akana kanjye nzabyara kazaza ari akanyabyaha, kazaza ari akanyabyaha. Rero bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'iki bw'Imana. ni ukuvuga ngo umuntu wese yaratsinzwe, yego, keretse wenda uwashaka kwitsindishiriza, ariko umuntu wese yagize ute. ubwo se hari umuntu washobora kuburana n'itegeko? Kuko narasomye mu Baroma ibice 7 hakavuga ngo itegeko rimaze kubona kito muri nge nibwo ngo icyaha cyabo cyarakuze. None itegeko ryaje ryifuriza umuntu ikiza, itegeko ryaje rimeze nk'umwenda w'umweru, noneho umuntu wese ari mu biyanduye. Hanyuma itegeko rikavuga ngo ugomba nawe kuba gutya wera kandi utabasha gushyikira uko kwera. Noneho ngo itegeko ryaje rije kwifuriza umuntu ikiza, ariko rirangije rimuzanira urupfu, ngo icyaha kirahembuka. Agatabo k'umugenzi paje 30, agatabo k'igice cya mbere narasomye, batanga urugero rw'inzu yari ni hall, yari nka sale. Iyo sale bakavuga ngo iyo sale yari yuzuye umukungugu. Umugabo bita Musobanuzi yajyanye na Mukristo, bahageze arangije amugeza muri iyo nzu, ahamugejeje avuga ngo inzu urabona ko nimeze ngo iranduye rwose. Ahamagara umugaragu w'umwe, arangije araza. Umugaragu wahageze aramubwira ngo kubura, arangije arakubura, akubuye ahubwo ivumbi riratumuka, bose rirabagenda ribajya mu mazuru, ribajya mu matwi, ribajya ahantu hose, bashaka gupfa. Ngo ni iyo nzu igereranya umutima w'umuntu. Ni ukuvuga ngo uwo mugaragu ni Mose, yaraje asanga umutima wanduye, ni amategeko ya Mose. Aje amategeko arakubura, aho kugira ngo akize umuntu ibyaha, ahubwo arabihembura. Umuntu wese ahita ashaka kwicwa n'ibyaha. Ibyaha ntiyarabizi, none abonye 1, 2, 3 bibaye byinshi. Ariko hanyuma ngo hamagara umuja we ngo ugereranywa na Yesu Kristo, ngo arangije ngo araza ngo amena amazi, ngo arangije ngo arakubura, ngo inzu ngo icya bitagoranye. Ngo niwe buto mbwa Yesu Kristo, rero nibwo turi buzabwiraho hanyuma. None se umuntu uvuga yuko ashobora gutsindishirizwa n'amategeko, buriya niyo ashobora gutsindira itegeko rivuga ngo umuntu niba azi gukora ibyiza ntabikore, bimubera icyaha. Ariko hari ushobora kuvuga ngo ngiye nshoboye gukora icyo cyiza. Reba hano ukuntu bavuga. Hari isomo rivuga ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ngo ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se, ninde utajya urakara? Umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wagipfuwe, kuvuga ngo wamupfuwe, akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomo. Amategeko rero twese aradutsinda, nta muntu ubasha gutsindishirizwa n'amategeko. Dusomere icyanditswe kiri mu Bagalatiya ibice 3:10. Abagalatiya avuga ngo abagengwa n'ibihe n'amategeko bose nibivume, kuko amategeko azabeshaho uyubahiriza, ariko uyubahiriza ntawe ngo bigaragara ko nta muntu watsindishirizwa imbere y'amategeko. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Nta wabikora, ntawe kabisa. Ku murongo wa 12 12, nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Ariko wa 11 nuko tutawusomye, ni uvuga ngo biragaragara wa 11. Nari nahasimbutse. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Nuvuga ngo amategeko aje ku revealing the true color, aje kwerekana ibara ry'umuntu wa nyawe. Kugira ngo atsindwe. None umuntu umaze gutsindwa, umaze kugira umaze kubona uriya muvumo w'ibyaha, akaba yaravutse akatiwe urwo gupfa. Hari n'umuntu ushobora kuba ari kudukurikirana wari kubibona, akaba yumva we yaragerageje gukiranuka kwe, ariko nonaha akaba asanze ko gukiranuka kwe kumeze nk'ubucocero ubwako kutabasha gushyikira gukiranuka kw'Imana. None uriya muntu kugira ngo akire uriya muvumo w'amategeko yakora iki? Nasange Kristo, yizere ko nta cyamukiza. Nasange Kristo, yizere ko amaraso ya Kristo amweza, amutunganya, narangira amubareho gukiranuka kwe. Amaraso ya Yesu gusa yabashobora kweza umuntu? Arahagije.
ibyaha none ntabwo bishobora kubabarirwa nta maraso yamenetse. habe. Niyo mpamvu kera batangaga ibitambo, intungura indirimbo iravuga ngo n'agahinda gasaze n'amarira adashira. Hari ukuntu twajyaga tujya kwihana noneho rero ukarambarara hasi ukarira. None waje kukwatuza akavuga ngo ariko bari abantu bazi guca bugufi we kandi ntabwo bikuyeho icyaha. Nuvuga ngo amarira adashira ni nk'isoko, agahinda gasaze ni nka kuzuye kakameneka inyuma. Ibyo niyo wagira ko gahinda kangana gate nawe ukabasha gukora habe. Ugomba kubanza kwizera kubabarirwa ibyaha no kuhameneka amaraso. Wow, Imana ihimbazwe. Reka tujye noneho kuri ya ngingo yo kubarwaho gukiranuka. Ni ukuvuga ngo rero uriya watsinzwe, yego, wemeye ko ari umunyabyaha kuva nyina mubyara, yego, agasanga Kristo, yego, amubaraho gukiranuka. Imana ihimbazwe. Bikorwa rimwe byiteka. Ntabwo ukiranuka uyu munsi ngo nejo ukiranirwe byiteka. Umurimo w'Imana n'uwiteka ryose. Nukubiza none wabonye umuntu ubyarwa kabiri. None Imana iratubyara twamura urubyaro rwayo. Soma Tito 3:5. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa bwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa basa n'umwuka wera. Amen. Imana ihimbaza. Nukuvuga ngo umuntu wavutse wese yabikoze nta kintu bigendeyeho cyacu. Umwene Adamu wese nta ruhare ntacyo dutanze. Oya, umva mwene Adamu wese abimfura, abigisambo, abikirara, kugira ngo abone ijuru akeneye irindi vuko. Buriya na Kristo kugira ngo acungure abantu yagombaga kuvuka uburyo iyo yibesa akavuka ku bushake bw'umugabo yari kuba yabaye umuntu, yari kuba yatsinzwe. Niyo mpamvu yagiye ku mukobwa w'isugi, yagombaga kubaho atabaye ubushake bw'umugabo. Iyo yibesha akavukira ku bushake bw'umugabo yari kuba yatsinzwe, yabaye umunyabyaha. So rero turahamagarira abantu, rero turahamagarira abakristo, turahamagarira abaririmbyi, turahamagarira abapasteri, turahamagarira utitaye, turaguhamagarira ngo wemere kubarwaho gukiranuka. Nta yindi nyigisho yakugira umwana w'Imana usibye yo kubarwaho gukiranuka. Izindi zose nizo kudukuza muri Kristo. Yego. Ariko niba umuntu atarigishijwe gutsindishirizwa buriya uwo muntu. Ese pastor ukira ngo nakubaza ikibazo. Gutsindishirizwa hari ijambo dukora twumva ngo gutsindishirizwa. Abantu bose bazi ko Yesu yapfuye, barabizi, n'abadayimoni yawe makuru barayizi. Yewe n'umuntu arasinda gasinda kuvuga Kristo. Umuntu ajya kwiba akavuga ngo Yesu mfashe bamfata. Ni ukuvuga ngo rero abantu ibyo ngibyo abantu barabizi. None ubundi ijambo gutsindishirizwa ubwaryo rishatse kuvuga iki? Gutsindishirizwa ni umuntu wari umaze gukatirwa, yego, hakaza undi muntu akavuga ngo igihano mwari mumuhaye mukimbareho mu murekataye. Ni nkuko waba uri ufite amadeni muri banke, yego, noneho bakagufatira ibyawe byose. Noneho wajya kumva umuntu araje agiye kuri banke akwishyuriye amadeni yose. Wajya kumva baraguhamagaye ngo waro ngwino utwara ibyawe byose, nta deni ugifite. Icyo gihe wahita babatubuze yo kuri MTN. None rero abantu bavuga ngo ubuntu butuma umuntu yakora ibyaha. Umuntu wagukoreye ibyo ntiwamugandukira. Hari urugero mbona dukunda kubikurikira. Perezida yatanze imbabazi ku mfungwa ziri mu magereza. Umuntu yakatiwe imyaka 25, yakatiwe 30, yakatiwe 100, ariko hanyuma yakatiwe burundu. Hanyuma imbabazi za perezida zigatangwa. Imbabazi iyo zitanzwe uriya muntu yari afite icyaha ariko kiba gihanagura. Ahita ataha. Ntawe ndabona watashye ngo avuge ngo reka nongere nkora icyo cyaha nsubiremo. Bajya banambwira niba utashye ugomba kuba inyangamugayo cyane, ukaba warahindutse mu mico. Kandi rero gitangaje hari uwo babarira atari yasabye imbabazi. Ese ubwo ntawe bababarira wenda bakavuga Inosa yababariwe, ngahita mvuga ba Inosa ni benshi sinsohoke muri gereza. Uriya muntu iyo ababariwe akaguma muri gereza za mbabazi zimugirirwaho. Uriya muntu wababariwe akaguma muri gereza, yego, ari mu butamenya, azazira kutamenya kwe. Ariko iyo aza kumenya ni ukuvuga ngo Yesu yatsindiye abisi bose. Yego. Ariko benshi ntibashaka kubyumva, ntibashaka kubimenya. Yego.
rero udashaka kubyumva azazera kutamenya ko biragoye. niyo nzira ifunganye ivugwa. Inzira ifunganye ni ukuvuga ni inzira irahari iraboneye, abantu barayibona. Kera twari tuzi ngo inzira ijya mu ijuru ngo irafunganye, tukagira ngo ni ukwiyiriza cyane, ngo n'ibigerageza ni ugusoza cyane. Kumbe inzira ijya mu ijuru inyuramo bake. Ahubwo uriya muntu uri kwiyiriza atari yabyarwa ubwa kabiri, ari gukora umurimo utari uwe. Uriya ni umurimo w'abera bamaze kuba abera cyane. Yego, ntabwo umuntu yiriza. Gusenga ntabwo byakuraho ibyaha, kurira ntabwo byakuraho ibyaha. Igikuraho ibyaha gusa ni ukwizera umusaraba. Wari uzi ko no kubwira abantu ngo bareke ibyaha atari inyigisho y'abapagani, ni iy'abera. Ntiwabwira umunyabyaha ngo nareke ibyaha. Mbese pastor, nakubaza akabazo, umuntu yabasha kuba umukiranutsi yararetse gukora ibyaha byose, cyangwa umuntu aba umukiranutsi yenda iyo yizeye amaraso, nizeye nonaha amaraso ya Yesu Kristo, nkamenya ko ari umwami n'umukiza wanjye, nkamenya ko yapfuye, nkamenya cya gikombe cy'umujinya yanyoye ko yakinyoye ku bwanjye, narangiza namara kubyatura nkizeza umutima nkatuza akanwa, icyo gihe nabarwaho gukiranuka. Kandi ntari nasohoka hanze ngo njye gufasha abantu, ntari nagenda ngo njye kwiriza ubusa, ntari nagenda ngo njye gutanga icya 10, ntari nagenda ngo nkorera imirimo yose myiza. Byakunda ko nabo umukiranutsi. Umuntu aramutse ari umusambanyi ruharwa, akaba ari umwi w'itabi, urumogi rwaramwishe, akizera ubutumwa bwiza, aha bwizere atari ukubwumva, atari no kubushyira ku munwa, akizeza umutima, ni igikorwa gikorwa n'umwuka wera, akabyizera, abarwaho gukiranuka aho. Nka cya gisambo ku musaraba. Cyari kibambwe kizizi ibyo cyakoze, cyari kitarajya no kubatizwa, ariko kirangije ko kimaze kumenya umurimo wa Kristo, kiravuga ngo uyu warazira ubusa, twe turazira ibyo twakoze. Wako kanya Kristo yarakibwiye ngo uyu munsi turana muri paradizo y'Imana. Umuntu yabarwaho gukiranuka nta kintu kiza yakoze. None kwezwa bigenda gute kugira ngo umuntu yere muri za ngeso zose, bigenda bite? Reka tubaze dusomire isomo ryo muri Baroma 10 umurongo wa 10. Yego, haravuga ngo, Abaroma 10 umurongo wa 10 haravuga ngo, kuko umutima ari wo umuntu yizeza, akabarwaho gukiranuka. Ako kanya kubarwa ahita bibarabarwaho. Ni ukuvuga ngo hari ugukiranurwa kubiri. Hari ugukiranuka umuntu abarwaho, hakaba no gukiranuka kwe. Kumwe twavuze ko ubushwambagara. Uko gukiranuka umuntu abarwaho rero ni kumwe kuboneka mu Baroma ibice 3:21. Havuga noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Icyo gihe nuvuga ko ari guhishwa. Kudaheshwa n'imirimo nubwo n'amategeko nubwo ariyo abihamye, ahubwo guheshwa no kwizera Yesu Kristo gusa. Ni ukuvuga ngo rero uriya muntu wakoraga ibyaha, iyo yizeye gukiranuka, akizera Kristo, abwirijwe ubutumwa neza, uwo muntu abarwaho gukiranuka. Ikintu kiba gisigaye rero ni urugendo rwo kwezwa. Ariko hari mbere ko tugera ku kwezwa, hari aba bishops, aba apostles, aba pastors n'abandi benshi, hari ijambo ryitwa deliverance, ko abantu kugira ngo babohoke, ari uko utanga, umuntu yarakuroze atanga 300 cyangwa se n'ibiki, wowe kugira ngo ukiranuke uratanga umubare w'amafaranga runaka, cyangwa se hari nigeze njya gusenga ahantu, umupastori arangije yigisha avuga umusaraba, atangira bivuga neza, avuga ko Yesu yapfuye, avuga ko yapfiriye ibyaha, ariko arangije aravuga ngo abagabo bose nguzi wese ko afite ubwanwa haguruke. Turahaguruka, nubwo ntabwo ari bukeya. Turahaguruka, tumaze guhaguruka ahita avuga ngo mutanyeganyeze, kora mu mufuka ayo ufitemo yose, ayo ufite kuri mobile money yose, tanga ubohoke. None ese umuntu aramusatanze muri ubwo buryo yabasha kubohoka agakira umujinya w'ibyaha? Abameze nk'umuntu warumva gushora ebyiri. Gushora ebyiri no. Abameze nk'umuntu wagize gutya igisambo cyiza mu mufuka wundi kigakuramo amafaranga. Uwo nguwo abari kwiba, abari kwiba abantu. Kandi abo bantu nabo nibatamenya ubwenge bareke babarye. Ariko na Bibiliya yavuze kuri abo bantu bagira, aravuga ngo abo ngabo nyine Imana yabo ni inda. Urumva? Rero hari abantu benshi, nanjye hari uwigeze kuza aravuga ngo abantu bigeze gusambanaho,
ngo bamenye ko ngo iri hasi ku nyanja ngo hariyo abana babo ngo Yesu naza ngo abana bazaba bari kubarega ngo none ngo buri wese atanga ifaranga ngo kugira ngo Imana ijye kwica bari abantu baririye abantu baratuye ibiseke biruzura. Hari umugabo umwe yigeze guhamagara undi mupasiteri ngo arangije aramubwira ngo yewe se wamuvuga butumwa se ko ageze muri aka karere wewe ntuzamukenera kubera iki ni umuvuga butumwa nuvuga ntabwo yiringiye Kristo yizeye umuntu oya aramukeneye kuko abazi gukuramo abana amafaranga ni umupastori utumira ngo niba yaje araza abanyuremo ababwire ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa ababwira ibyo batanga bagira ibyo barekura ubujujikene bwabo babujugunye ibiki nibarangiza we abona amafaranga kandi mu by'ukuri wa muntu yabikoze mu buriganya mu busambo ati none wamuvuga butumwa se kwazi kuyabakuramo neza wowe ntabwo uramushaka se nawe mukohereza afite ijwi ryiza afite igihagararo afite amagambo aryoshye afite amagambo asize umunyu ariko atarimo ubugingo buhoraho hari inyigisho yigeze kwaduka yo gutanga Isaka yego nawe warayibwirije nigeze nkiri umusatuzi narayibwirije gutanga Isaka bababwira ngo Isaka ni ikintu gifite agaciro mu nzu yawe niba ufite akavewiti Isaka ni ikintu gifite agaciro mu nzu yawe. Hari umuhungu umwe yararavuye mu cyaro ari umunyonzi noneho rero baramubwira ngo haza umugabo aravuga ngo ngo ejo bundi ngo ku nyubako ngo mperutse gutanga 50,000 ngo nyuma y'iminsi 2 Imana 150 undi w'igare nawe arafata akagare aragenda aragatanga yategereje ku igare rizamugarukira asubira mu cyaro urumva kubera ububanzi ko hari umubyeyi ugaragara muri Bibiliya watanze ngo amasenta 2 yari afite nta ikindi na gike afite. Kristo yishimira ituro rye kurusha abandi batanze menshi. Gutanga utagamije ko ari byo bikubohora mu buzima busanzwe gutanga ugakora ya mirimo yagenewe abera hari ikibazo gutanga ni ihame ry'Imana buriya ntukanyure ku muntu nawe wari udukurikiye utagira ngo twavuze ngo abantu bagatanga gutanga ni ihame ry'Imana ubwo buryo ni bwiza igihe umuntu avuga ngo bavuze ngo gutanga none ngo ni bibi si bibi mwene data ahubwo utange ari imirimo y'abera ubanza ubuwera utange urukundo rw'Imana ruraduhata yego nuvuga ngo iyo wamaze kumenya ariko se uri mu rugo iwanyu ubu ukabona hari ibintu biri gupfa hari intebe zisa nabi ubwo kuzitunganya ni ikintu gisaba ko baraguhemba nta nubwo bikorera igihembo. Hari abantu benshi twaye tujya mu butayo kumva ngo naka wakabonye Imana nuvuga ngo kandi yari kujya kwiba ntabwo ajya avuga ngo wakabonye yari kwivovota ari umuntu ashaka ko Imana ibona ibyiza ntibone ibibi noneho kana kagakoza imbere kandi umwana wakoze neza mu rugo ntabwo yirwa arati icyo yakoze nta nubwo agikoraga igihembo agikora ahubwo kubera ko ari umwana wo mu rugo iyo dukoze tuba dukora ko turi abana b'ijuru. Twongere dusome rero hano muri Luka reka tubibwe mu magambo. Hari umuhungu yatse ise yakase ubutunzi bwose arangije ajya kubwaya wa mwana w'ikirara ura mwana w'ikirara yaragiye abayo amaze kubayo yigumira rwose ifaranga riramushirana arakena asangira n'ingurube Bibiliya ngo yisubiyemo aravuga ngo ariko kwa data wagenda byibura niyo nabo umukozi bararya bagasigaza n'abakozi umva ukuntu byagenze yaravuze ati kangende agezeyo ise yayisavuga ngo mukore ibirori ikindi muzane ikanzu yera mu mwambike ubu niwo mwambaro Imana ijya yambika rero abantu arangije aravuga ngo muzane n'impeta isezerano umwana wo mu rugo rumva nukuvuga ngo rero iyo umuntu amaze kubicaremwe gisha hari ugukiranuka yambara kw'Imana kutarokwe arega ijuru rirera 100% kandi uri kwisi iyo birashoboka ahubwo hari abantu bajya ngo ndacagerageza niba ukigerageza ukaba ufite 99 iryo rimwe ntiwemerewe kuryinjirana mu ijuru uko gukiranirwa kwa rimwe saba ngo bibe 100% wabona umuntu ubaho 100% cyangwa cyo makora ni gutaba umubwiriza 7:20 aravuga ngo umuntu wese ni umunyabyaha ngo nta muntu uriho udacumura.
nibyo nasomye mu Befeso ngo natwe yarabazuye ngo bari bapfuye bazize ibicumuro n'ibyaha byabo. Noneho hepfo ku mirongo ikurikiraho ku mirongo wo hepfo nka 19 hakavuga ngo noneho uyu munsi yabahaye ububasha bwo kuba ubwoko bumwe n'abera. Niyo mpamvu Paulo yajyaga yandika ngo abera b'Efeso, abera b'i Korinto, abera bahana. Nukubera yuko icyo gihe bari bakiriho ahubwo baramaze kubyarwa bwa kabiri, baramaze kuba ibyaremwe bishya, ibya kera byarashize ahubwo ari ibyaremwe bishya muri Kristo. Umva hano mu Bakolosayi 1:22. Yego. None yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo murabera n'abaziranenge mutagawa. Iri jambo ryo kugawa hari indirimbo nari ndimo kurikira ya Esron, hari igice cyayo cya 3 ivuga ngo singipfuye, ivuga ngo none ngo ninde warega intore z'Imana, ngo ese ngo ni Imana cyangwa ni Kristo? Ese Imana niyo yazitsindishije, Kristo arazipfira nubwo Kristo ari we Mana. Hanyuma ngo noneho ngo ubu bamenye ko niko baririmbye ngo batagipfuye ahubwo bahawe ubugingo buhoraho. Yesu Kristo yarapfuye mu cyimbo cyacu. Iyo umwana w'Imana apfuye mu buzima busanzwe abasinziriye, urupfu ruteye ubwoba n'urupfu rwa kabiri. Urwo rupfu rwa kabiri rero Kristo yararupfuye mu cyimbo cyacu. Niyo mpamvu iyo umwana w'Imana apfuye ni ubukwe, ni umunezero kuko yinjijwe ari kugana iwabo. None rero hari umuntu upfa ukumva abantu bari kubaza none se hari wamuganirije? Yaratuye hari wamwatuje, yagiye mu ntebe abera batuzwa bagiye gupfa. reka baba bagiye iwabo. Hano baravuga ngo Abaroma 4:25 baravuga ngo watanga ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Haleluya. Nukuvuga ngo rero abizeye ubutumwa bwiza baratsindishirijwe. Yesu Kristo niwe mwavoka wenyine wagiye mu rukiko yemera ibyaha. Yemera ko arangije ese ni nk'umwana, ni nk'uko umwana akora icyaha ku ishuri. Umubyeyi we yagerayo yahagera akajya agerageza kuvuga umwana wanjye ntacyo, niba yarasimbutse igipangu, yarasimbutse ikigo bagaca 10,000 by'agasima by'agafuka kasima, se akemera akabitanga kuko ari umwana we atanze ikigo ikiguzi gisaba ngo umwana wakomeze yige. Yamuvuga akavuga ko umwana wanjye ntacyo ndaza kumutunganya, umwana wanjye araza kumera neza, umwana wanjye ubusanzwe byamubayeho ariko ntago bisanzwe. Ariko yagera ku ruhande akavuga wa mwana we zakwica. Kristo nawe ni ngibyo yakoze. Yaraje ahagarara imbere aradukingiriza, igihano cyose cyari butugereho warakimugeraho, asogongera igikombe cy'umujinya, atukwa n'abantu yaremye, abo munyabyaha bikivuma ajya ku musaraba kugira ngo twebwe tubabera n'abakiranutsi. Rero kubwira umuntu ko ari umunyabyaha, ku murimo yakoze, kubwira umuntu ko ari umunyabyaha biroroshye. Yewe niyo yaba amaze igihe mu murimo, kumubwira ko ari umunyabyaha biroroshye, ariko kumubwira ko ari umukiranutsi ntabwo abyumva. Ni inzira ifunganye abayinyuramo ni bake. Niyo mpamvu umupastori cyangwa n'undi muyobozi wese ashobora kubwiriza cyangwa imvuga butumwa yabwiriza akavuga ngo ngende umunyabyaha wa mbere ngo nawe mbere wa kabiri. Imagine uriya muntu ahamagara gukora ibyaha, umunyabyaha wamagara undi munyabyaha. None nukuvuga ko rero tugomba kubanza tukatura tukamenya ko twabaye abakiranutsi. Nukuvuga ngo niba ngewe ahangaha ndi mu muryango w'abanyabyaha, uyu ni umuryango w'abakiranutsi, umuntu wageze ahangaha yabaye umukiranutsi byiteka. Twamenye ko umurimo w'Imana ari umurimo ukorwa iteka ryose. Ubaye umukiranutsi aba umukiranutsi byiteka ryose. Yego, nawe ubwo wizeye amaso wowe ukiri mu muryango w'abanyabyaha, yego, nutura umenye ko ari ko zira faranga utanze ntaho ziri mu muyaga wakabaye uziri. Bibira ngo abera, yego, bagende bamaze gupfa, yego, ngo imirimo yabera igenda igize ute ibaherekeje. Ntabwo izababanziriza, ntabwo bazajya kubakingurira mu ijuru babanje bareba imirimo imbere. Bazabaza bareba niba ufite rwa rwandiko rukundo. Agakiza niyo pasiporo. Ndakubaza, wabazweho gukiranuka? Niba utarabarwaho gukiranuka ngo wature kuri umukiranutsi, ubyizeze umutima, ubyatuza akanwa, ndaguhamagarira kugira ngo wizere ubutumwa bwa Kristo. Wizere uyu munsi ufata icyemezo. Nta yindi nyigisho izatuma uvuka niyo. Rero muvandimwe, kumva twasozereza aha. Yego, ariko mbere ko dusoza nanjye nagira ikintu mvuga kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa uko gukiranuka icyari cyo. Gukiranuka ntabwo ari ukwacu,
ni kwa kundi twaheshejwe mwe ko ari guhishwe. Yes. Noneho wavuga se none amategeko aracyantwara cyangwa ntabwo akintwara? Amategeko ni meza, azahoraho iteka ryose, ariko ayo mategeko ntabwo ahesha umuntu gukiranuka. Igihesha umuntu gukiranuka rero mwene data ni ukwizera Yesu Kristo. Nubwo ni wizera Yesu Kristo ngo abamwemeye bose muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 12 ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahaye ubushobozi n'ububasha bwo kwitwa abana, bwo kuba, ntabwo ari ukwitwa, bwo kuba abana b'Imana. Nuvuga nawe uyu munsi nukurikira Yesu Kristo udatanga visa byonyine, ugakurikira Yesu Kristo udatanga ibyo kurya byonyine, ugatanga Yesu Kristo udatanga ubukode bwonyine, ntugende ngo wiremera amayira ucamo yandi, ugatanga Yesu Kristo ubona ku musaraba, uyu munsi urabarwaho gukiranuka, uyu munsi uritwa uwera, uritwa umuziranenge, ubucunguwe, ubaye umwana w'Imana byiteka ryose. Hari abantu bazi Kristo, hari abantu bazi Kristo utanga visa, yego, hari abantu bazi Kristo utanga urubyaro, yego, hari abantu bazi Kristo ukora ubukwe, batazi Kristo wabambwe, wababaye bariwe, ubabarira ibyaha. Kandi uvuga ngo niba yari yizeye Kristo utanga urubyaro, wa mwana ntapfa, uvuga ngo azameze nk'inzu yubatse ku mucanga, azahita atebera. Urufatiro rwe ntabwo rufatika. Buriya abantu bakurikiraga Yesu, yego, kandi ngo twaye dusoje abantu bakurikiraga Yesu, yego, hari nk'ibice bigera muri 4. Igice cya mbere bari abantu bakurikiye imitsima, yego, bakaza ngo nitugerayo yaratugaburira turye duhage. Dore n'ubuzima hano buragoye. Bariho n'uyu munsi bakurikiye Yesu, bari mu butayu, bari mu mazi, bari bamushakaho ubukwe, bamushakaho ifaranga, kawunga, ariko batamushakaho ubugingo. Yego. Ikindi cyiciro ni icyiciro cy'abantu bamushakagaho amakosa. No mu rusengero bariho abantu baba bashaka amakosa, wigishije bamubonemo ibibi, pasiteri bamubonemo ikibi, waciye amahundo ku isabato. Yewe mbe ibibi gusa kandi ariwe mwami w'isabato. Yes, rero abo ni abandi bantu bakurikiraga Yesu bamushakaho amakosa. Yego, bamushaka. Abandi nabo ni abamukurikiraga bamushakaho ibitangaza. Yego, ikwakiza abantu. Hari abashaka Yesu mbese ukora ibitangaza gusa. Ariko hari n'abandi bamukurikiraga kuko bamuriye. Yego, bamumenye, bamusobanukiwe. Yego. Nindimo noneho yigeze kubabwira ngo ariko mwe kuki mwifuza imitsima yo mwisi. Yego. Yari yahagije abantu 5,000. Yego. Bukeye baravuga ati Yesu Kristo katwongere tumushaka. Baramushaka, baramuheba, ngo bambuka n'inyanja bamubonye ngo ati Kristo twe twakuze. Yesu arabareba ati imitsima mwashakaga. Rero arababwira ngo ntimukifuza imitsima yo mwisi. Yego. Mwifuza umutsima uvuye mu ijuru. Basogokuruza banyu bari imitsima yo b'ingisi barapfa bose bashira mu butayu. Baramubwira ngo ujye duha umutsima buri munsi. Yego. Arabareba ngo uwo mutsima ni njyewe, urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye naho yapfa azongeraho. Haleluya. Baravuga ngo kwase twebwe turi abakarenibari. Abakarenibari ni abantu barya abantu. Yego. Warabonye bari kurya abantu muri Kongo. Turi kubabona muri Kongo bari kudenga kamere ninka jenoside. Baravuga ngo twebwe se turya abantu. Nabonye botse umuntu bagashyira inyama ku mushito bakari. Nuko babwiye Yesu. Satani ari gukora arara ako ubutumwa bwiza, imbaraga y'Imana igere muri Kongo. Ubutumwa bwiza buhageze byahinduka. Nuko rero baramubwira ngo ntabwo turya abantu twebwe. Reka. Yego. Noneho batangira kumuvaho. Barigendera ngo abirindukirira n'umwe zarazibwira namwe murashaka kumvaho. Yego. Petero aramubwira ngo twakuvaho tukajya he ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya. Yakubwiye ngo rero kikundi mu bantu bakurikiraga Yesu harimo abamumize, abamwishuriwe, abamumenye. N'uyu munsi bariho muri Australia, bariho muri Canada, bariho muri Amerika, bariho muri Afrika, bariho mu bakene, bariho mu bakire, bariho mu boroheje, bariho mu bakomeye, bariho mu Barundi bakurikiye Yesu. Haleluya. Bamuziho kwatanga ubugingo. Bazi ko atanga ubugingo. Hanyuma rero uwize agomba kugenda avuga ngo ndi umunyabugingo. Twavuga iki kuri ya muntu usengera ubugingo akavuga Mana, akabara imisitara avuga Mana uzamuha ubugingo. Yewe ntabwo nabimenya, nzabimenya nawe. Wamubaza ngo yewe uri ufite ubugingo. Yenda nimpfira mu cyumba cy'amasengesho nzaba ngiye mu ijuru, yenda nimpfira ku musozi kanyarira nzaba ngiye mu ijuru. Uwo muntu wamubwira iki? Uwo urira magadashira uvuga ngo Yesu aje niriwe muri boutique se bunajye mu ijuru.
ni ukuvuga ngo kandi mu kanya karirimba yego nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubugingo ni Yesu wamubwira ngo bivane mu ndirimbo bishyire mu magambo ufite ubugingo yego habe kubera kugendera mu kigare Kristo yihishurira abantu Yesu yereka abantu Yesu ayishurira abantu Yesu ajya atanga gukiranuka hanyuma rero hariho gukiranuka kubiri yego gukiranuka kwa mbere ni uko nguko Yesu abaraho ba yego gukiranuka kwa kabiri ni ukwanjye yego buriya ari gukiranuka kwanjye yego iyo maze kubarwaho kwa gukiranuka yego niyo Paul yajyaga bahugura akababwira ngo ntimugasambane ntimukibe ntimugasinde ariko icyo cyanditswe tugisome kivuga ngo ni muri Tito ni muri Tito ni mu Bakolosayi tuhashake avuga ngo ako gakiza noneho icyo kigisha kureka ingeso mbi kandi koko umuntu iyo amaze kuba icyaremwe gishya muri Kristo Paulo yarabivuze mu Galati ibice 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 21 arangije aravuga ngo napfuye ku mategeko ngo mbeho ku Mana ngo nabambanywe na Kristo ariko ubu ndiho ngo nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye ngo ibyo nkora byose nkiriho mu buzima bikoreshwa no kwizera Kristo umwana w'Imana wapfuye akanyitangira ngo niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo yaba yarapfiriye ubusa yego kwizera ntaho kwakoresha umuntu kwica undi kwizera ntaho kwakoresha umuntu kwiba kwizera ntaho kwakoresha umuntu ikindi yego hari ingeso nari mfite sinyivuze nkiri umusore none nigeze ku hari zari za 2015 hari yego hanyuma rero njya ahantu ku mazi yego atemba yego ndavuga ngo Mana we uko aya mazi ari gutemba ntagaruke aba ariko n'ingesi itazangarukamo naratashye haciyemo kabiri yangese biragarutse ariko maze kwakira ubutumwa bwiza bwaransindishirije numva imbaraga iraje uzi ko hari umuntu uri mu itorero cyangwa idini ari umudiyakoni ari umuririmbyi amaze imyaka 10 kandi yarabatijwe amazi menshi utamubaza ngo ni iyihe ngeso wavuyeho yego kubera ko ahora avuga ngo mbeshwaho nambabarira yego ahora ari muri mbeshwaho nambabarira ibyaha byamubereye ingaruzwa muheto kandi agomba kubabazwa gusa nuko yabikoze akicuza akavuga mwami mbabarire ariko atari cyo kimubeshaho abeshwaho n'amaraso ya Yesu Kristo yego muri 2020 avuga ngo Kristo yambonyeho amaraso ntacira urubanza rwanyitukiranuka Imana ibaho umugisha twabishimiye kubana namwe nibagiwe kubabwira turimo gutangira ndumudiyakoni mu itorero nkaba umuvugabutumwa ubutumwa bwiza rero Pastor nshimiye mu rwa Eric turagushimiye asante wakoze Imana ibaho umugisha turashimira rero umuntu wese uzareba iki kiganiro twari dufite teme ivuga ngo umuntu wese uvuga ko yizeye ariko atarabarwaho gukiranuka ari kujya gihanomu ariko niba warabazweho gukiranuka ufite ubugingo buhoraho jya watura uvuge kuri umukiranutsi uvuge ko wahawe ubugingo uvuge kuri umwana w'Imana Yesu abaho umugisha rero naho ubutaha bye bye